ndi umwe mu muryango wiwe narabibonye nabaye mu gikorwa inzira hari yaraguzwe ni nziza cyane tubateje amatsiko yo kuyibona icyo tubabwira nk'umuryango nuko imirimo umuvandimwe akaba yasize akoze yabyaye umusaruro inzira hari turabizi neza ko abana bazayikunda n'umudamu we umuryango barayibonye. Kabuye n'umukozi w'Imana yakoreye Imana mu gihe cye ariko noneho hariho ikintu kidasanzwe abayumbe mwakoze gisa naho kiremere cyakoze ku mitima y'abantu benshi ndagira ngo noneho hariho umwihariko watumye mukora iki kintu kuko Kabuye si wo wa mbere wakoreye Imana mu bayumbe utabarutse hariho n'abandi bamubanje yakoze ibintu by'indashikirwa Imana ya Isiraheli mwifurije umuzuko w'abera kandi ibikorwa byiwe yakoze hino ku isi mirimo ye zakomeza ivuke n'ahandi henshi tuzi hari n'abandi batabonye umwanya wo kuvuga ariko Kabuye yabibyemo yakoze ibikorwa bitangaje titwovuga ngo ni twebwe tubikoze ahubwo n'imbuto yasize abibye niyo itangiye kumera niyihaye imera umuntu wese warambuye ukuboko kwiwe gushigikira umuryango wa Kabuye kugira ngo bari abana babeho n'umudamu turamushimiye bivuye ku ndiba y'umutima. Turabaramukije cyane mwe mubana natwe umunsi ku wundi aho muherereye abari hano muri Kampala abari mu ntara za Uganda ndetse n'abari hanze ya Uganda bari mu Rwanda Kenya Burundi na Congo nabo turabasuje cyane ndetse n'abari hanze ya Afrika bari USA abari Europe ndetse na Australia turabasuje cyane. Hanyuma rero nkuko bisanzwe uyu munsi tubafitiye abatumigwa n'abakozi b'Imana n'abayumbe bavuye mu bihugu bitandukanye ariko bahurijwe hano n'igikorwa tuza kubabwira mu kanya ndagira ngo noneho mbere yuko dutangira babanze batwibwire kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina murakaze neza. murakoze cyane jewe banita Cyubahiro Honore Ndakanirwa tuye muri Amerika muri state ya Tennessee mujyi witwa Nashville kabandi umuyobozi w'abayumbe muri iyo state murakoze cyane. nanjye nitwa Kidumu Jandege tuye Mbarara ndi umuyobozi w'abayumbe Mbarara murakoze cyane nitwa Musore Innocent tuye Kigali nanjye ndi umuyobozi w'abayumbe Kigali mu Rwanda. murakoze cyane Claudine Nyirabaruta nkaba ntuye Kigali naje muri delegation ivuye mu Rwanda murakoze. Okay, sawa murakoze cyane nkuko bisanzwe iyi ni Kazi Media ndetse turi kumwe n'Ishimwe Media uyu munsi njewe nitwa Ruboneka Etienne kuri Mike. Hanyuma rero ndagira ngo igikorwa turi buze kuganiraho uyu munsi hano muri Kampala hariho igiterane cyo kwibuka umukozi w'Imana Kabuye ngire ngo ni naco cabazanye mugiye muva mu bihugu bitandukanye hari abavuye mu Rwanda bavuye hanze muri Amerika ndetse hariho n'abandi bavuye muri Kenya nubwo atabonye umwanya uyu munsi ariko nabo barahari bari hano ndetse n'abavuye mu ntara zambara ndagira ngo noneho ico gikorwa arico turi buze guheraho mutubwire mpuru ya hari ugenzi gwanyu icabazanye kuko bushize nk'amezi abiri ngire ngo umukozi w'Imana atabarutse hari ibintu mwari mwapromisinze abantu ko bigiye kuba noneho ngire ngo nivyo muje kutwereka uyu munsi ndagira ngo noneho ariho duhera icabazanye hano nico mwaje gukora uyu munsi. Murakoze cyane ibyo uvuze nibyo turi muri delegation twaje kugurira umuryango wa Kabuye inzu abantu benshi babibonye nyuma y'urupfu rwiwe abayumbe baorganije yine campaign yo gushakira umuryango we umugore n'abana aho baba ariyo nzu nibyo byatuzanye twageze hano kuwa gatanu bamwe abandi bagiye bazahara bavuye mu Rwanda hari mwene data Honore uvuye muri Amerika hari n'abavuye muri Kenya Bizimana twari kumwe ariko twamaze gusoza ikorwa asubira kubera ko yari afite gahunda zihuta na mwene data Kidumu turi hano turi kumwe hano uvuye Mbarara na Pastor Maisha tabashije kuboneka na Ngirisoko kubera ko bari mu zindi gahunda hano ko mwabivuze ari igiterane
muri make niyo gahunda yatuzanye, twari timu yoherejwe n'abayumbe ku isi kuza gusoza icyo gikorwa, mbese gusoza iyo kampeni. Murakoze. Okay, sawa murakoze cyane. Ndagira ngo noneho kubera ko muri timu nini kandi yagiye iva mu bihugu bitandukanye, ariko buri muntu agiye agira uko yatumwe n'igihugu cye, kuko wowe userukiye u Rwanda, uyu mugabo aserukiye abari muri Amerika, uyu nawe aserukiye abambarara. Ndagira ngo noneho buri muntu agenda atubwira ico yatumwe na bagenzi be kuza kubwira umuryango wa Kabuye no munsi. Urakoze. Wenda igisubizo bitandukanye wenda no kuba rubivuze. Ntabwo ibihugu byakoze ngo Uganda yakoze ukwayo, mu Rwanda bakoze ukwabo, muri Amerika bakoze ukwabo. Abayobozi b'abayumbe ku rwego rw'isi, komite z'ibihugu zihurije hamwe, bakorera hamwe. Imisanzu ivuye mu Rwanda, imisanzu ivuye muri Kenya, imisanzu ivuye muri Amerika, imisanzu ivuye muri Canada, imisanzu ivuye muri Australia, imisanzu ivuye mu Buraya, turayihuza. Hanyuma abayobozi bakoze baduhitamo nka timu no ija kuri tele, ariko nta butumwa mfite bwihariye buvuye mu Rwanda, cyo nta butumwa mfite bwihariye buvuye muri Amerika, kuko saho honyine havuye imisanzu cyangwa se ubushobozi n'ibindi bihugu bitandukanye nk'ibyo nari nkubwiye, batanze amafaranga, abantu babo baritanze, twe twaserukiye ibyo bihugu byose, dufite ubutumwa bw'ibyo bihugu byose. Sinzi ko maje gusubiza. Uransubije. Hanyuma rero igikorwa ndagira ngo kimaze amezi agera kuri abiri atatu, amezi abiri. None ndagira ngo none igikorwa mwatubwiye ko kigiye gukorwa, none mukitubwire mu izina uko cyatangiye naho kigeze uyu munsi. Sinzi niba hari mugenzi wawe wagufasha kubisobanura. Murakoze cyane. Ndatekereza yuko kuva mwene data atabarutse, abantu benshi ku isi barabikurikiranye, habayeho igitekerezo yuko umuryango wiwe asize twawugurira inzu ku bufatanye bw'umuntu uwo ari we wese. Nubwo tuvuga ngo abayumbe nibo babihagarariye, ariko si bo bonyine, ni abantu bose bari bazi Kabuye n'abamwumvishe batamuzi, bumvishe bagize uwo mutwaro wo kugira ngo dukore icyo gikorwa. Abantu baguma gutanga ubufasha ku isi yose butandukanye, niho habayeho timu iturutse mu bihugu byose kugira ngo ikusanye ayo mafaranga. Ayo mafaranga amaze kuboneka nibwo bayohereje, baratwohereza, kuko mwene data avuze tuje duhagarariye abandi bantu bose ku isi kugira ngo tuze tugere hano, dushake inzu, tuyigure, asigaye tuyimurike abantu bose ku bintu bakoze. Rero nicyo gikorwa turiho. Twageze hano nyine mwiyenga rishize ku wa gatanu, kuko babivuze, nanje nibwo nahageze. Tuja muri ibyo bikorwa gushaka inzu twarayibonye. Ubu nyine tuvugana, inzu iri mu maboko yacu, usibye yuko tutarayitaha kubwo impamvu wenda tuza gusobanura nabo nyuma, ariko nuko gahunda imeze. Inzu tumaze kuyigura, twarayiguze, inzu irahari. Murakoze. Murakoze cyane. Reka noneho dusubire aho wari uvuze ngo inzu irahari, yarabonetse, ariko ntimurayitaha kubera impamvu. Noneho ndagira ngo iyo mpamvu wari uvuze none ariyo tujaho. Impamvu nini tutayimurise, wenda tuzagira igihe cyo kuyimurika. Numva twaguze inzu, ariko turashaka kwereka abantu ikintu gisa neza. Urumva yari isanzwe irimo abantu, turashaka kubanza kwisiga amarangi. Ni inzu nziza iri mu gipango, tugasiga igipango n'imbere twasiga. Hanyuma nyirayo wo twayiguriye yari ayituyemo, yaduhaye preavi ngo ayivemo. Turifuza ko abanza kuyivamo, tukayikorera amasuku twifuza, hanyuma tukazabona kumurika iyo nzu isa neza nkuko tubyifuza. Ubundi ni nziza, ariko turashaka kwishyiraho akarusho, kuko ubwo bushobozi burahari, abantu barabutanze. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Ndagira ngo noneho sinzi niba hari gifite ikibazo aho cyo yasobanuraho. Naringize nongere bene data, ibyo bavuze ari nk'impamvu nka zitatu, zibiri nizo bavuze. Iya gatatu, agace umuryango wa Kabuye utuyemo, abana batanga ishuri, tubona yuko nacyo
cyoba ikibazo kugira ngo igihembwe kitararangira muri iyo preavi n'igihembwe nacyo kizaba kirangiye kugira ngo tubimure barangije igihembwe. Iyo nayo niyo mpamvu yindi ya gatatu yatumye tudakora gutyo ngo tuyitahe cyangwa se ngo tubimure. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Hanyuma noneho umuryango wa Kabuye ndetse n'inshuti ze niki mubizeza n'inshuti ze muri rusange kubijanye niki? Kubijanye n'igikorwa cyatangiye uyu munsi mutubwiye ko hasigaye kuyimurika abantu ariko inzira hari niki mubizeza ko inzi hari yabonetse byarangiye? Sintekereza ko ari ukubizeza buriya abantu bizeza abandiki icyizere burya ni ikintu kitariho kidafatika. Naho si icyizere ahubwo icyo tubabwira nk'umuryango nuko imirimo Muvandimwe Kabuye yasize akoze yabyaye umusaruro. Inzira hari turabizi neza ko abana bazayikunda n'umudamu we umuryango barayibonye bazayishimira irahari mu gihe gitoya nyine kingana n'iyo preavi yavuze abana bashoje igihembwe cy'amashuri ndetse twamaze no kwikorera amasuku dushobora gukora tuzoyibamurika tuyitaye ku mugaragaro twanze kuyita tutarayiha tutagiye kwishyira mu muryango. Sawa mushiki wacu nawe nadufashe. Murakoze cyane. Njyewe ndi umwe mu muryango wa Kabuye mushiki wa Kabuye turakurikirana. Nari ngize ngumwunganire kuri icyo kibazo wari umubajije ntago ari icyizere baduha kuko njyewe ndi umwe mu muryango wiwe narabibonye nabaye mu gikorwa inzira hari yaraguzwe ni nziza cyane tubateje amatsiko yo kuyibona umunsi tuzayimurika muzayibona ni nziza cyane twizere ko natwe muzadutumira muzaba muhari. Sawa murakoze cyane. Hanyuma noneho ndagira ngo tuje Kabuye n'umukozi w'Imana yakoreye Imana mu gihe cye ariko noneho hariho ikintu kidasanzwe abayumbe mwakoze gisa naho kiremere cyakoze ku mitima y'abantu benshi. Ndagira ngo noneho hariho umwihariko watumye mukora iki kintu kuko Kabuye si wo wa mbere wakoreye Imana mu bayumbe utabarutse hariho n'abandi bamubanjirije ariko niwe muntu usa naho ukorewe ikintu kidasanzwe muri bagenzi be twe tubonye. Sinzi niba ashaka kuba hariho abandi twe ntitubazi ariko hari ikintu kidasanzwe nyine mwamukoreye mukoreye umuryango we. Sinzi impamvu y'icyo kintu sinzi niba misobanuye neza. Murakoze cyane. Ntekereza yuko abandi bamubanjirije simvuga ngo ntacyo bakorewe baragikorewe mu rwego rumwe cyangwa urundi. Impamvu hari akarusho kuri Kabuye cyangwa akantu kadasanzwe nuko Kabuye nawe yari umuntu udasanzwe. Nicyo nosubiza cyihuse. Kabuye yari umuntu udasanzwe. Sinovuga ngo yari umuyumbe gusa cyangwa ngo yari wo mu muryango we cyangwa Kabuye yari umuntu w'abantu bose kandi yakoreye abantu ibintu birenze ibyo ndetse tuhaye dukora. Titwovuga ngo ni twebwe tubikoze ahubwo n'imbuto yasize abibye niyo itangiye kumera niyihaye imera iracyanamera ndabyizeye neza iracabyara izindi mbuto nyinshi nicyo yabibye si twebwe tubikora ahubwo n'Imana yakoreye niyihaye ibikora kucyo yakoze. Niko karusho nuko nawe atarasanzwe. Murakoze. Sinzi niba abandi nabo basobanura. Ndumva wenda ibyo mwene data yaravuze nibyo koko kuko buriya na Bibiliya ivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ibi bintu byo gufasha abandi bantu biri mu bintu bikomeye mwene data Kabuye yakoze kandi yari yarashoyemo imbaraga cyane. Izi rero ni imbuto ziwe zihaye kuko n'uburyo byakozwe nta mbaraga nyinshi abantu babishoyemo zarikoze imbuto ziwe. Murakoze cyane.
murakoze cyane, ni ikibazo cyiza ubajije. Gusa abantu benshi b'abakozi b'Imana iyo bitabye Imana habaho assistance cyangwa sinzi ko nabivuga mu Kinyamurenge, habaho nyine gutabara bagafashwa, ariko nyine abantu baratandukanye nkuko Cyubahiro yarabivuze. Mu by'ukuri urebye ibintu byakozwe byatangijwe n'abayumbe, ariko so babikoze byakozwe n'itorero muri rusange ndetse n'imiryango na communauté, ko Kabuye ntabwo yari umuntu w'abantu bamwe, ntabwo yari uw'abayumbe gusa, nta nubwo yari uw'abasege gusa mu muryango avukamo cyangwa uw'Abanyamurenge, oya yari umuntu w'isi. Ni ukuvuga rero ibi yanabivuze Cyubahiro, si twe tubikoze, ni Kabuye wabikoze. Buriya iyo umuntu yakoze ibyiza biza bimukurikirana nubwo atakiriho. Bivuga ngo ibyo dukora tukiri ku isi ni imbuto abana bacu bazasarura kugeza ku buvivi. Twaragitangiye, ariko kubera imbuto n'imirimo myiza Kabuye yari yarakoze, kandi cyane cyane muri sociale, kurabona kino kintu ni sociale, ni nayo domaine, kubera ko twabanaga umunsi ku munsi mu murimo w'Imana, nicyo kintu yakoraga kurusha ibindi, kwita ku bantu bababaye, abantu bagize ibibazo akabaha ibye. Iki cyakozwe ni gitoya, bigeze kumbaza mu mwanya ngo se ni ikihe cyizere duha umuryango we, ahubwo aho niho wari ukwiye kukibaza. Ni ukuvuga ngo ibi cyakozwe ni bito kubera imirimo Kabuye yakoze akihari. Umugore n'abana bazasarura ibintu byinshi biruta iki gitoya. Inzu ni ikintu gito, hari n'ibindi byinshi bakibona, mbese bivuye ku mbuto basarura Kabuye yasize abibye. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Ndagira ngo noneho kubera umwanya tugana ku musozo, ikibazo kibanziriza cyanyuma, ndagira ngo buri muntu noneho aduheho ku buhamya buke ku bintu ashobora kuba aziho, yaraziho Kabuye. Duhere kuri mushiki we hanyuma dukomeze. Murakoze cyane. Ntago umuntu yavuga ubuhamya bwa Kabuye mu minota mikeya ngo bikunde, nkuko yari umuntu munini cyane, yari yaramenye Imana ku buryo ntago yari uw'umuryango Kabuye, ntago yari umusegege, twamubonaga nyine nk'umuryango wacu nk'umwe, twagize amahirwe yo kuvukana nawe, ariko yari umukristo, kandi akagira ukuri, agakunda abantu. Ikindi gikomeye Kabuye cyamuranze, yari azi kubiba. Hari akantu yigeze gucishaho ngo hari abantu bagira ngo forex ngo mu mifuka yabo. Nta forex biro Kabuye yageraga mu mufuka wiwe, yaratangaga, yarazi gutanga, yakundaga abantu kandi agakunda abantu atarobanuye. Kabuye yagiraga umutima w'impuhwe kandi agakunda Imana, ku buryo sinzi tuzamwigiraho byinshi nk'umuryango wiwe wagize amahirwe yo kuvukana nawe. Burya hari igihe umuntu avuka mu muryango ariko ukabona ntawe ugira karagiteri ziwe. Kabuye ntabwo yagiraga karagiteri z'iwacu pe, nta muntu mu muryango wacu umenya wari uhuje karagiteri na Kabuye, kubera ko yari yarahindutse, yari umukristo wahindutse. Nicyo namuvugaho, ni byinshi cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Kuvuga Kabuye ni ibintu bigoye, kubera ko yagiraga ibintu byinshi byiza cyane. Gusa ndashaka kuvuga ku bintu bibiri. Kabuye ari mu bantu nzi bakundaga gusenga kurusha abandi bayumbe benshi, kandi agasengera hatandukanye. Amasengesho y'uburyo butandukanye biri zidusaba yarayakoze, ubuzima bwe bwari gusenga. Hari igihe abantu tuvuga gusenga ariko tukabivuga tutabikora. Iwe ahubwo yasenga kuruta uko abivuga, yarasengaga cyane. Icya kabiri mvugaho cyari cyarantangaje ku buzima bwa Kabuye, yakundaga abantu, twese dukunda abantu, ariko yakundaga abantu bagowe. Muri kamere muntu ubundi abantu tuba dukunda abishoboye, abameze neza, abafite amazina,
Kabuye wese ko yari ameze muri rusange yakundaga abantu bose, ariko yagera ku bantu bagowe, abantu bafite ibibazo akabakunda cyane, akabitaho cyane, akabaha ubushobozi bwe, akanabasabira. Ukabona yagiraga umutima w'impuhwe urenze uko dushobora kubitekereza. Hanyuma hari abantu benshi bagira umutima w'impuhwe ariko bakawugira yarangiza ntagira icyo abikoraho. Iyo yabaga yagiriye umuntu impuhwe, niko yabyitaga kibaho, yaravuga ngo ngomba kumubera umugisha. Yagatera intambwe, nabonye umuntu babaye kandi ngomba kumubera umugisha. Kandi abantu bose ndabizi bahuye na Kabuye bameze batyo. Yabakuye muri kakato bari barimo kagahinda n'umubabaro, ari bijyanye n'ubushobozi, ari bijyanye n'ibibazo bisanzwe by'umwuka. Iwe niyo domene yiwe. Yababaye kandi agahura n'umuntu wabaye bagatandukana ari uko hari impinduka yamubayeho. N'umwihariko tumuziho mu Bayumbe n'abantu muri rusange barabizi. Umuntu wese wahuye na Kabuye babaye yamugiriye impuhwe kandi ntiyabirekeraho, atera intambwe yo kumufasha kumukura muri cya kibazo arimo. N'umwihariko yagiraga, kandi turizera ko tuzabyigaho natwe amasomo yo kugerageza kugera ikirenge mu cye. Murakoze. Murakoze cyane. Yewe ntago vuga birebire cyane kubera ko ndibwira ko mu gihe cye mu minsi ye ya nyuma ndi mu bantu twabanye hafi cyane. Narimo mbwira n'abandi ubushize ahantu hariya niho twari twicaye tuganira, wari umunsi wa gatanu arangiza ku wa mbere. Yagiraga ibintu byinshi bihambaye z'ibyamurangaga. Ibintu nka bibiri. Kabuye yari azi gutahura ikintu mu buryo buteye ubwoba. Mwaricaraga mwanaganira ibere niyo mwamugenda mu muhanda. Twigeze gushorerana nawe ahantu tuba tugenda hano muri Kampala. Tuba tugenda duca ahantu hari abana baza bakina ku muhanda, ngo arangize dutambutse tugeze imbere arambwira ngo hari ikintu umutima w'umubwiye, ngo hari umwana duhuye nawe dusanze baba bakina, aranahandangira kubera ko nje ntari mzitayeho sinahamenya. Arambwira ngo dusubire inyuma. Dusubire inyuma, abana twakiyeho ko ari benshi turamenya uwo ari wari ubu. Arambwira ati nje namubonye, dusubire inyuma mukwereke. Washike turagarutse. Arambwira ngo uriya mwana mu mutima wamubwiye ngo aje kumubibamo. Turabwiye ashika mubajije aho iwabo, kana karatumanukanye. Ashike dusanga atunzwe na nyirakuru utagira abavyeyi. Fata amafaranga yari afite mu mufuka arayamuheza. Kuvuga ngo yaratahuraga ibintu mu buryo buri hejuru. Kindi Kabuye yari yarambwiye mu buzima ntazigera yiganyira. Abantu babura ifaranga, umuntu yaba nta rufaranga afite mu mufuka ugasanga yataye umutwe. Ubwenge bwashize bigatuma yonariganya cyangwa yobesha cyangwa yoja kwiba. Cyo kintu Kabuye atageraga mu buzima. Kabuye ntiyegeza yiganyira. Yoba nta faranga afite, yoba azifite, wasangaga Kabuye ari Kabuye. Aseka yishima n'ibyishimo byinshi cyane. Yari umuntu w'igitangaza mufata nk'izindi ntwari nzi ku isi zakoze imirimo n'ibitangaza ihambaye. Kabuye kumuvuga uyu mwanya bijya binangora niyo umuntu agerageje kumumbaza, banumva ari akandi kantu yakoze. Ndanibuka rimwe ari ahantu twari twagiye gushingurana Kivare. Noneho tugarutse icyo gihe umudamu wanje yari abyaye. Noneho tugeze mu nzira ndamubwira ati umudamu wanje yarabyaye. Bari bakodesha imodokari iza igabasubiza i Kampala. Arambwira ngo ntiyoba ngo agisubiyeyo. Turagenda, yakoze ibintu by'indashikirwa. Imana ya Isiraheli mwifurije umuzuko w'abera. Kandi ibikorwa byiwe yakoze hino ku isi, imirimo ye izakomeza ivuke n'ahandi henshi tuzi. Hari n'abandi batabonye umwanya wo kuvuga, ariko Kabuye yabibyemo, yakoze ibikorwa bitangaje. Murakoze. Murakoze cyane. Iki kibazo ni ikibazo kigoye kuko Kabuye hari abantu bazavuga umuntu
baramwumvise gusa ariko batarabanye cyangwa se bakabana umwanya mutoya cyangwa bagahurira mu bitaramo, ariko jewe ku giti canje Kabuye ni umuntu nk'urugingo rwanje niko nabivuga. Twabanye mu bintu byose kandi imyaka myinshi dukorana, bivuge ngo mfite ibintu byinshi no kwandika igitabo kikuzura cyangwa se kigasaguka, kandi by'ukuri bitari ibyo gushakisha. Ariko reka mvuge ikintu kimwe gusa kuko mfite byinshi sinobirangiza muri kino kiganiro kigufi. Kabuye tubana hano Kampala, twese twahuriye turi abayumbe benshi cyane, kandi twese abapasiteri bari bakeya, nibwo abenshi batangiye gutangira amakanisa, abandi basengerwa. Mu bantu bose Kabuye mu bigaragara mu byo dushingiraho ngo abantu bagirwa abapasiteri cyangwa se b'abapasiteri, Kabuye yarabyujuje kuko yarashoboye ibintu by'ikanisa byose. Ariko abashumba be bamushumbye baramugerageje inshuro nyinshi, kandi nizere bazabikurikirana simbeshe simbavuga mu mazina, ngo bamusengere ku bupasiteri. Kabuye arabasemba. Kabuye yarinze yitaba Imana akiri wa wundi usanzwe Kabuye w'umuyumbe. Iwe ijambo yavugaga yaravuga ngo jewe icyo nshinzwe ni amatangazo gusa. Amatangazo yabera. Iryo jambo abantu babanye nabo bararizi cyane. Jewe ni amatangazo gusa, jewe nta bupasiteri, nta bindi. Ndatekereza yuko 95% b'abayumbe twabanaga babaye abapasiteri usibye Kabuye n'abandi bakeya nyine. Simvuze ngo bahisemo nabi, ariko hari igihe abantu baja, yarashishozaga, hari igihe abantu baja wenda mu kintu kubera ibyo mbivugiye, kubera wenda gushaka icyubahiro gusa, ariko iyo mbuto n'uwo muhamagaro batabifite. Kabuye we yamenyaga icyo ashinzwe gusa, yuko ari umuntu wo kwegera abantu, ibyo bindi byo gusengerwa n'ibindi atabirimo. Reka mvuga icyo mfite byinshi rwose, byinshi na kwandika igitabo, ariko nongera ikindi kimwe, Kabuye yagiraga kwizera kurenza abandi bahungu bose nabonye. Yakazambwira ngo Cubaye ngo notumbira ngo kino gikuta gutya, nkagitumbira ngo kikavamo ifaranga. Kandi uko nukuri mfite amayipreve, ibyo sinobijamwo n'ibirebire, wenda nibikunda tuzakora ibindi biganiro wenda, ariko yari umuntu ugira kwizera kurenza abandi bantu bo kwisi bose maze kubona. Rero murakoze cyane kuri ibyo. Murakoze cyane. Sinzi niba hari icyo mwongeraho, niba mwashimira abantu abagize icyo bakora kuri iki gikorwa, hanyuma tukagana ku musozo. Murakoze cyane. Twagira ngo dushimire abantu. Mu by'ukuri turanza gushimira Imana yatanze uyu mwuka mu bakristo bagatekeza kino kintu, ko twabivuze mbere. Imana niyo yabikoze mbere, ariko tunashimira n'abantu. Turashimira abantu, abayumbe bose ku isi, n'itorero muri rusange. Hari igihe bavuga abayumbe abantu bakira ngo n'itsinda ritoya ry'abantu bitwa abayumbe. Oya, itorero ryose rya Kristo ku isi, ndetse n'abatari abanyetorero rya Kristo bakoze, turabashimiye. By'umwihariko turashimira abayobozi b'abayumbe mu bihugu bitandukanye, Perezida Bideri, Perezida Muhirwe muri Amerika, Perezida Gilles Australie, Perezida Sebaziga muri Canada, abavandimwe b'i Buraya, Aimable Héritier, Perezida Rugondera wo muri Kenya, Sengole i Bukavu. Abo ni abantu twabanye umunsi ku munsi, byibuze twagomba gukora inama byibuze rimwe mu cyumweru, kandi urabona amasaha abatandukanye ayo muri Afurika n'ay'iwabo. Cyane cyane Gilles wo muri Australia twakoraga inama, waba ari mu rukerera bikamugora, ariko zose akazibamwo.
mwarakoze cyane turabashimiye ku bwitange umurimo mwatumye gukora ni Kampala twawushoje nubwo wenda twivugana nabo kindi turashimira abantu bose bagize icyo bakora fundraising yabere hano mu Kiriyo abantu bose baritanze abari hano Kampala abari hirya no hino babikurikiye mu by'ukuri Imana idakiranirwa irabizi icyo mwakoze kandi n'icyo mwakoze cyavuye mu musaruro mwiza ufite umumaro ukomeye ku muryango wa Kabuye murakoze cyane amatorero atandukanye yabigizemo uruhare abagabo n'abagore urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa umuntu wese warambuye ngo iyi nzu igurwe turamushimiye vuye kundi baza umutima kandi turamusabira umugisha ku Mana turabizi neza ko Imana idakiranirwa nizamuhemba twebwe nk'abantu dufite icyo twahemba abantu ariko Imana bakoreye izabahemba kuko ijambo riravuga ngo itorero ryiza ni risura imfubyi n'abapfakasi ni ukuvuga rero umuntu wese wakoze yabaye umunyetorero mwiza kandi n'Imana nizamuhemba murakoze agira ngo n'umuryango nabo murakoze cyane nk'umwe ugize umuryango wa Kabuye natwe turagira ngo dushimire abantu ndabanza nshimire komite y'abayumbe nubwo nanjye ndi umwe muri bo ku mirimo myiza bakoze ku muryango wacu hari igihe umuntu abitekereza akaba yagira emotion ariko Kidumu yavuze ngo umuntu icyo abibye nicyo asarura badukoreye imirimo myiza umuryango biraturenga nk'uko Kabuye ntabwo ari we muyumbe wa mbere upfuye kandi n'abandi bazakurikiraho kandi nabo tuzabakorera byiza bakoze igikorwa cyiza kidukora ku mitima ndashimira abayumbe bose ndashimira n'abandi bose bagize icyo umuntu wese warambuye ukuboko kwiwe gushigikira umuryango wa Kabuye kugira ngo bari abana babeho n'umudamu turamushimiye bivuye ku ndiba y'umutima turashimira abantu ba Kampala ku mwihariko Revera Maisha niwe twanyuzagaho amafaranga yose n'umwizerwa bitaraba yarahagurutse ati imirimo yiwe abyirukamo bikomeye turamushimira nanjye ubwanjye ndamushimiye ngewe ku giti cyanjye n'umuryango wanjye uzabashimira umuntu wese wakoze ntavuze izina nkuko navuga izina wenda umuntu yavuga ngo namwibagiwe ariko umuntu wese wagize ikintu akora gushigikira umuryango wa Kabuye musabe umugisha uva ku Mana yongera aho bakuye bazasarura nabo bazasarura nkuko ubibye arasarura ndabashimiye bivuye ku mutima murakoze sawa murakoze cyane hanyuma rero tugana ku musozo sinzi nimba hari umuntu ufite message ashaka kugeza ku bantu turangize murakoze cyane ibyo gushima bene data barabikoze bashimiye abantu kandi nibyo twese twari kubikora ariko nagira ngo ntange ubutumwa ku bantu bose bashenguwe n'urupfu rwa Kabuye ndagira ngo mwagize neza gufasha umuryango wiwe ariko kandi si cyo cy'ingenzi cyane ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo icy'ingenzi ni ukugira ngo dukore k'ibyo Kabuye yakora ni ukuvuga ngo tumuje inyuma tugere ikirenge mu ciwe kuko natwe ejo n'ejo bundi natwe tuzogenda rero bino dufashe umuryango wiwe ariko kandi tugerageze gukurikiza ibyo yakoze twese tuhaye dushima umwe n'umwe ku bari bamuzi ndumva aribwo butumwa natanga ari abayumbe ari abandi bantu bose bari bamuzi ugerageze byibuze muri ibyo byinshi twavuze uza umwigiraho ku kantu kamwe kuko Kabuye ntiyapfuye jewe nta munsi n'umwe kuva apfuye nta munsi ndavuga ngo ni marehemu ahubwo n'ubivuze nza numva nkaho hari akantu kaje ku mutima uko Kabuye yarapfuye se Kabuye ntiyapfuye ahubwo dutangire kumureberaho ubu nyine murakoze
Okay, sawa murakoze cyane turabashimiye ko mwemeye kutwitaba twebwe turi Ikaze Media ndetse turi kumwe n'Ishimwe Media turabashimiye ko mwemeye kutwitaba kugira ngo murike n'abantu ibikorwa mwakoze kuko iyi ni achievement ikomeye mugezeho kandi tunifuza ko nibiri imbere tunuranasaba n'Imana ngo izabashoboze kugira ngo nibyo mwifuza kugeraho byinshi biri imbere muzabigira turabashimiye cyane hanyuma turangiza reka nibutsa abadukurikiye ko Ikaze Media tubafitiye ibintu byinshi uyu mwaka tubakorera amafoto ya mariage amafoto y'amaniversaire ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse tugakorana live streaming kubayishaka mwatwandikira kuri namba yacu ya WhatsApp cyangwa mukatwandikira kuri email ni twitwa ikazumedia.gmail.com mwatwandikira wifuza kutugezaho n'ibitekerezo nanone mwatwandikira aho ngaho hanyuma jewe nitwa Ruboneka Etienne kuri Mike naho ubutaha